rero wawe uri nko mu Rwanda niho ndi kuvuga cyane kuko ariho hantu nakundaga kubona nanjye byambagaho nkabona hari akazi ntajya gukora, nkavuga se nimura n'abantu banzi mvuye nko guhinga bari bumbone gute, nkavuga se nimura n'abantu banzi mvuye gukora iki n'iki bari bumbone gute, nkabona mbese hari ibintu ntakora. Rero nabonaga atari njye gusa n'abashuti banjye nabonaga tubisangiye, kavuga ati bisi nabikora, abo twahura se nikoreye nk'umufuka w'akawunga yambona gute. Rero family ndabasuhuje, nizere ko mumeze neza. Habaye hari utameze neza mwifurije kumererwa neza. Hano ni ku nama za Queen 31 tunyuzaho ijambo ry'Imana, ubuhamya ndetse n'inama zishingiye kubaka umuryango. Niba utarakanda subscribe rero yikande kano kanya kugira ngo tujye dukomeza kubana muri ibyo byose maze kukubwira. Niba uhasanzwe nawe nguhaye ikaze, nimuze twigane. Hari ikiganiro rero duherutse gukora mbabwira ibyiza bya hano Mozambique n'ibitari ibyiza byaho. Hari umuntu wamamaga yambwira ati wagombaga kuvuga ibyiza gusa. Icyo nakubwira nuko buri gihugu cyose wajyamo cyangwa se mu bihugu byose bigize isi, ntabwo ari ko ibintu byose byamera neza 100%. Ntabwo wahagera ngo ibintu byose bikubere byiza 100%. Yewe naho uvuka ntabwo ibintu byaba byiza byose 100%. Usibye mu ijuru honyine niho ntekereza ko ari igihugu kitabamo ibibi, kibamo ibyiza gusa, kibamo ibishimishije gusa. Naho ubundi mu bindi bihugu byose hari ibigeramo byiza ukabyiga, hari n'ibigeramo ugasanga ntabwo bikunze se cyangwa ntibigushimishije. Ikindi hari undi wamamaga yambwira ati ukuri kose siko kuvugwa. Ndabizi ukuri kose ntabwo ariko kuvugwa, Niba narakubwiye yuko hano Mozambique ikintu cyose kiba ari amafaranga, nabwiraga umuntu mushyashya wagera hano kugira ngo nyine nahagera azamenye ko agomba gukora cyane kugira ngo abone amafaranga abashe kwishyura buri kimwe. Ntabwo kuba narakubwiye icyo ngicyo rero ari cyo cyonyine kibangamye wavuga gihari gusa mu gihugu cyose. Ibyo nabyo ntibishoboka, ahubwo icyo nicyo cy'ingenzi nakubwiye. Rero ntabwo icyo ngicyo ari cyo kituzanye. Icyo kiganiro nagikoze mbwira abantu bashyashya cyangwa se umuntu waba wifuza kuza hano. Ubwo rero iki kiganiro wawe utarakirebye ugenda ukirebe nawe utubwire, usobanukirwe na byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero ngiye kukubwira noneho ibyiza nahabonye wahigira. Ubaye uri mu Rwanda, ubaye uri na hano nabwo utarabasha kubibona, kuko urugero nk'umuntu uri hano hamaze nk'imyaka 2 ushobora kuba utarahamenyera neza ukaba utarabimenya. Niyo mpamvu rero ngiye kubikubwira kugira ngo nawe wabyigiraho niwumva bigufashije. Ubaye uri mu Rwanda ni byinshi byagufasha, kuko ahantu hose ujya biba byiza iyo ugize ikintu higira, kuko ibihugu byose ntabwo biba bihuje imico yabyo ibitandukanye. Rero iyo ugeze ahandi hantu hashyashya biba byiza iyo hageze ibyiza uhasanze ukabyiga. Hari byinshi rero nahigiye nshaka kubasangiza uyu munsi, namwe nzi ko hari benshi muri bwigiremo. Nimuze tubane rero. Ikintu cya mbere nabigiyeho abantu ba hano ni ukubana neza. Abantu ba hano babana neza. No muri video y'ubwashize iyo video narabivuze. Ahubwo kandi kantu naje kubona mise nibuka gakanya ni uburyo abantu mureba video yose niba ari kwa kundi mureba igice simbizi, ariko ngo akajambo katagushimishije ukaba ariko wumva ubitse ku mutima, kandi umuntu yavizemo byinshi byiza ariko akatagushimishije konyine ukumva ni kuyisubika ku mutima, ukamuhamagara ko wenda simubwira ngo akangaka ntiwagombaga kugakora, ariko kakandi yakoze keza ntumubwira atanga ngaka kabisa byari sawa, ahubwo ukumva ko ugiye guhita wihutira gufata mu mutwe kakandi katagushimishije kabayemo. Icyo kintu rero n'ubwashize narakivuze, nababwiraga kuntu abantu ba hano babana neza, bazi kubana.
ntimunyumve nabi ngo mwumve ko mvuze yuko n'abatari aba hano batabana, ahubwo biratandukanye. Hano babana cyane kurenza twebwe, reka mbyite uko. Uti babana gute? Hano umuntu niba agize ikibazo uba ubona buri wese yakigize ike, ugasanga se wenda nk'umuntu agize ikibazo ariko wabona abantu bari inyuma bamukurikiye, mbese bahangayikishijwe n'ikibazo cye. Ibyo bihita bikwereka ko ari abantu babana. Ikintu cya kabiri nabigiyeho ni ukunyurwa. Abantu ba hano baranyurwa cyane. Ibyo mu byiza nahabonye narabikubwiye n'ubundi. Abantu ba hano baranyurwa. Nimba afite ibintu bitari ibya mirenge uba ubona bimunyuze. Ibyo afite byose mbese uba ubona bimunyuze. Urugero ngo haye nimba afite inzu y'icyumba kimwe uba wumva imunyuze pe, ibimunyuze. Icyo kintu rero nakibigiyeho cyo kunyurwa. Ikintu cya gatatu, gukunda umurimo. Abantu ba hano bakunda umurimo. Abantu ba hano bakunda umurimo cyane kandi ntabwo barobanura umurimo wo gukora. Niyo mpamvu nakubwiye ni ubaye uri mu Rwanda nawe wakwiga. Urugero mu Rwanda natwe twahavuye turi bakuru tutari abana, ariko natwe ukuntu twabaga tubaye mu Rwanda ubaga wumva hari umurimo utakora. Urugero se nk'umuntu akumva arangije nka segonderi akumva ati iki sinagikora n'amashuri mfite, ariko umuntu wa hano ntabwo yita ku mashuri arangije, ntabwo yita mbese icyo ari cyo. Umurimo barawukunda. Ashobora kuba arangije mu mashuri ariko kubera gukunda umurimo akajya gucuruza itomati. Bakunda umurimo rero. Icyo kintu rero nakibigiyeho. Nawe ubaye mu Rwanda wakibigiraho. Ikintu cya gatatu cya kane nabigiyeho, kudacika intege. Ntabwo bacika intege muri uko gukunda umurimo kwabo. Ashobora gutangira business imwe akabonera munaniye ariko ntacike intege, akavuga ati ubwo byanze hano reka njye mfata ingorofani, ibi narindi gukorera hano njye kubikorera hariya. Ubwo rero ukumva ntacitse intege, ahubwo aravuze ati reka nkomeze. Ntabwo bacika intege. Icyo rero nakibigiyeho. Icya gatanu, urukundo. Bagira urukundo cyane cyane hagati yabo. Bagirirana urukundo pe, bagirirana urukundo cyane. Ujya kubona ukabona nimba umuntu arwaye aherekejwe n'abantu bose, ukabona itsinda riramuherekeje rimujyanye kwa muganga, ukabona mbese barakundanye. Ubu ubona bakundanye cyane. Wibeshye ugakora ku muntu wabo bikuviramo ibindi bibazo. Barakundana. Urukundo rero narubigiyeho. Ikintu cya gatandatu nabigiyeho ni ugufashanya. Barafashanya. Byakugora ko wabona umuturanyi aburaye. Nimba abaturanyi ari babiri, umwe akaba nta byo kurya afite mu nzu, ntabwo agira ipfunwe ryo kuvuga ngo reka ngende njye kumusaba umuceri se n'urugero. Aragenda akumva yuko mugenzi we ataburara nawe akamuha. Ubwo rero barafashanya pe, barafashanya. Ikindi, niba abonye akazi, urugero abonye akazi k'amafaranga 200, nimba azi ko mugenzi wiwe nta kazi afite, ntabwo yumva yagakora wenyine, aragenda amuhamagare bagakorane. Nimba ari ayo 200 bayagabane, ariko yumve yuko amufashije, nawe abonye 100 na mugenzi we akabona 100. Ntiyumve ko yakora ako kazi wenyine ngo ayo mafaranga aze kuyarya wenyine. Barafashanya cyane rero. Icyo kintu nakibigiyeho pe. Ikindi kintu nabigiyeho, kutiyemera. Ntago biyemera. Wasanga ari umuntu wize warangije amashuri ntabasha kukubarira. Wasanga ari umuntu ufite amafaranga ya mirenge, umva ubona babaye ubuzima mbese butarimo kwiyemera. Butarimo kwiyemera. Hari akantu nabahama akantu gasekeje. Hari ahantu mu Rwanda nari ntuye, ahantu umukobwa wari inshuti yanjye. Ubwo rero akaba afite umuntu bakundana. Noneho ubwo ukumva ngo iwabo umusore yashaka nko kuza kumusura, akumva ngo ntiyamujyana iwabo se wenda kuko yabo ngo hatameze neza, akumva ngo yajya gutira ahandi hantu mbese amujyana mu rundi rugo rusa neza. Ariko hano
ntago biyemera. Nimba se ari mu nzu imeze ite arayikuzanamo yikwereke nyine uko imeze, mbese ntibiyemera. Kandi n'uwahazanye ntacyo abitindaho, mbese ni umuco wabo. Mbese iki kintu naragikunze cyane, mbese bigaragaza uko bari. N'umuntu ukomeye uba ubona mbese nta bintu yakomeje, uba ubona atavuga ngo hari abo ngomba kuvugana nabo, hari abo ntagomba kuvugana nabo, ngo hari abo ngomba kugendana nabo, hari n'abo ntagomba kugendana nabo, ngo avuge ngo nimba se ndi umuntu ukomeye cyane ngomba kugendana n'abakomeye. Uba ubona mbese sinzi kintu ukuntu nakivuga, sinzi ukuntu nakivuga, ariko ni abantu batiyemera pe, baba baciye bugufi uko yaba ameze kose. Ikindi kintu nabigiyeho cya 9, kutarobanura akazi. Ntago barobanura akazi bakora. Gishobora kuba cyari gusa nk'icya 5, ariko ntago barobanura akazi. Iki kintu rero mu Rwanda twagiraga akantu ko kurobanura akazi. Ndibuka kuntu twajyaga tujya mu murima, wajya mu murima mbese ukavuga ati subu ndahura n'abanyeshuri twiganye mfite ibitaka ku maguru, ukabona nturi bubakire, ukabona nturabakira, ugashaka ahantu woga ugahindura imyenda. Ariko umuntu wa hano murahura rwose avuye mu kazi kiwe asa uko asa mbese, kandi ubona ari umuntu usobanutse. Ariko ugasanga mbese akazi yagiye gukora nta pfunwe kamuteye, kumva nta kazi mbese yarobanuye. Mbese akazi kose kari bumuhereza amafaranga gapfa kuba ari akazi kari bumuhembe. Icyo rero nakibigiyeho. Nawe rero wawe uri nko mu Rwanda niho ndi kuvuga cyane, kuko ariho hantu nakundaga kubona nanjye byambagaho. Nkabona hari akazi ntajya gukora, nkavuga se nimura n'abantu banzi mvuye nko guhinga bari bumbone gute, nkavuga se nimura n'abantu banzi mvuye gukora iki n'iki bari bumbone gute. Nkabona mbese hari ibintu ntakora. Rero nabonaga atari njye gusa, n'abashuti banjye nabonaga tubisangiye. Kavuga ati bisi nabikora, abo twahura se nikoreye nk'umufuka w'akawunga yambona gute. Ariko hano nta bintu byo kwijena, akazi kose baragakora. Kwa kundi mu Rwanda wagura nk'umukobwa ukavuga ati su nakwikorera itomate ku mutwe ngo ngiye gucuruza, umuntu wambona. Ariko hano ibyo ntabihaba pe, barakora. Kandi ni byiza cyane, nabibigiraho nawe wabibigiraho kuko birafasha cyane. Ibyo ngibyo bituma akazi urubyiruko rwaho mbese ruticara ngo ruvuge ngo ariko se ngo akazi karabuze, kandi akazi kuzuye. Ntabwo bimuteye ipfunwe kuba yacuruza amakara. Urugero ni umukobwa w'inkumi ngo ajye gucuruza amakara. Ariko mu Rwanda byagorana pe. Noneho muri buze kumbwira ngo navuze mu Rwanda. Ntabwo mukunda ukuri. Ariko hano tuba turi kwiga pe, ntimukabifate nk'ibintu bikomeye. Tuba turi kwiga. Niba narabihigiye hari umuntu rero nabibwira n'ubu nawe akabibigiraho. Niba twicaye turi kuvuga ngo akazi kabaye gakeya, kandi nyamara hari ibintu nabonye hano byinshi bakora, twebwe nko mu Rwanda tutabifata nk'akazi. Ariko hano umuntu hano akabikora, hari akazi kamutungiye umuryango, kamwinjiriza. Bikubwiye nawe ukabikora, numva nawe ngiye mfashije umuntu. Apana kubifata ngo bikomeze ngo uvuge ngo ariko subu ngo ari kuvuga ibi kubera iki. Hari benshi bifasha. Abaye n'umuntu ushaka kwiga. Twagiye rero ku cya 10, kwizerana. Abantu ba hano barizerana cyane, ariko ntabwo bizerana bo hagati yabo. Waba uri uwaho waba utari uwaho, bagira icyizere cyane. Bagira icyizere. Ushobora kwibaza ati se bagira icyizere mu biki? Urugero nkatwe niba hano tuba turi gucuruza, biragoye ko upfa guhita wizera umuntu ngo uje akubwira ngo nzaza kwishyura ejo. Biba bigoye. Ariko abantu ba hano ushobora kumusanga ari gucuruza, kuba kubona gusa umutambukaho atazi n'iwabo,
ukaba wamubwira ati mpa bino nzakuzanira amafaranga ejo, agahita abiguha atabanje gutekereza na kabiri. Ibyo niyo mpamvu nkubwira nti barizera cyane. Gusa nanone aka kantu tugomba kukitondaho. Hari igihe umuntu atakazwa icyizere kubera ko yahemukiwe cyane. Bashobora rero kuba batarahemukiwe cyane ngo bitume batakaza icyizere. Baracyafite icyizere, barakizera abantu, ni byiza, nabibigiyeho. Twebwe rero akenshi hari igihe dutakaza icyizere kubera se twahuye n'abaduhemukira, ugasanga se wa mungana umuntu araje gusabye ibyo akeneye, ubundi ntagarutse kubyishyura. Biragoye rero yuko hagaruka undi ngo ureke gutekereza niba atameze nka wa wundi waje mbere. Abantu baha rero nimba wenda bitakunda kuba baho simbizi, ariko bagira icyizere. Nshuti zanjye rero ni ibyo nabategura uyu munsi. Nzi ko hari byinshi ushobora kwigiramo. Wige ibiragufasha, uhereze agaciro amagambo ari bukubakemo hano. Nimba wari wicaye uvuga ati ahangaha ndi umukobwa ndangije kwiga, cyangwa se ndi umusore ndangije amashuri, ntegereje kuzakora akazi bijyanye n'ibyo nigiye se ngendeye kuri diplome yawe, ibyo bishobora kuzatinda. Mu gihe nyamara waba ufashe akazi kari aho gaciriritse ukaba ugakora, nako kakaba kakwinjiriza, utagiye kwijena ngo uvuge ngo ariko se umuntu urangije kwiga ngo ubu ngubu ngo navuga ngo ngiye gucuruza amakara, umuntu urangije kwiga ngo ubu navuga ngo ngiye gucuruza inyanya, umuntu urangije kwiga ubu navuga ngo ngiye gukora akazi kari aho mbese kariko kose. Ni ukuri wagakora kuko n'abantu ba hano baragakora kandi ukabona ntacyo bibatwaye. Ejo yabona nako ngako ka diplome ye yigiye ndakakagakora, ariko no mu gihe atarakabona ntabwo bivuze ngo aba yicaye, kuko igihe yicaye hari byinshi akeneye. Niba yicaye ntabwo ibyo akeneye biri bubure byo kumukenera. None se naba yicaye ategereje ngo nzabona akazi karenze gakomeye, ibyo akeneye byaraba bigenza ate? Niyo mpamvu rero mbabwira ni ibi bintu tubyigireho, hari byinshi byadufasha. Imana ibahe umugisha rero. Niba iyi video igufashije ukande subscribe, uyisangize n'abandi, uyisangize wa muntu waba wicaye uvuga ati aka kazi sinagakora. Dusubire ubutaha.